wasezeranije Sara umwana w'umuhungu nukuri mwami warabikoze hey wasezeranije Ana umwana w'umuhungu mwami mana we warabikoze nukuri warabikoze rero mwami wanjye we icyo uvuze cyose mwami ntabwo gihera kirasohora uri Imana itabesha muri ibyo rero harimo umugisha nk'uyu turabigushimiye Yesu ngaho abana natwe muri zose tubigushyize mu maboko twiringiye kudufasha byose bikagenda neza icyubahiro n'ikibi cya Kristo Yesu amen karibu mugubwe neza ariko munyemerere dutangire neza dukomera Imana amashyi tuyihimbaze Nawakuga
kubana n'umugore w'ingaruta ryuba neza kubana mu nzu y'inyumba kuba mu gikinga cy'urusenge biruta kubana n'umugore w'ingaruta ryuba neza kubana mu nzu y'inyumba. Ubwenge burya nibwo bubakuru kandi rukomezwa no kujijuka, kumenya niko kuzana imigisha amahoro ndetse n'ihirwe. Ubwenge burya nibwo bubakuru kandi rukomezwa no kujijuka, kumenya niko kuzana imigisha amahoro ndetse n'ihirwe. Uyu ni umunsi wa nyuma wo kurangwa. Ndabizi neza ko biteguye ubukwe bwabo neza nawe kandi mwaje mwabukereye, ariko burya hari igihe bishobora kuba ngombwa ko ibintu bihinduka ku munota wa nyuma, n'ibyahinduka ariko kuza kugira umuza kuvunika aze kumva ko uko bigenze. Ndagira ngo mbaze mwe noteraniro aba bageni bacu mubije uko mwabanye nuko mubazi kugeza kuri uno munsi, hari umuntu wawe bafite impamvu yatuma gusezerana ko ukuno munsi gusubikwa bikazakura ikindi cyangwa bikarorera. Niba ari uwe nazamura ikiganza. Nawe ubwo rero ntawe ubonetse uno munsi
kuri bo kwibareba muzahore mucecetse iteka ryose. Ndabaza umusore yitwa Nkubito Jean Pierre, badutekereze neza. Banabona bigatuma abakozi bamfigirwa henenye ngo twasezeranira abantu batiteguye. Nkubito, tekereza neza, bihagaye, tekereza neza. Mpamvu nimwe ihari yakubuza kujyana na Jacqueline bakubera umudamu? Ntayo. Jacqueline, data wowe. Ntaitekereza tubwire. Uri kumva kabisa wiyemeje, wakaniye, ntusubira inyuma, ntusubira iwanyu. Urumva no munsi wiyemeje gukomeza amasezerano. Mukomaje ngora cyabakara ubukwe mukawere nabane nawe ubwisabwa n'ubane natwe muri ubu bukwe udufasha muri byose kubona mu izina rya Yesu, amen. Yes, ntabwo ari umugabo, ariko buriya nafite amatsiko yo kumenya ukuntu aza gupfundwa akitwa umugabo. Ariko hano Jacqueline nawe ni uko ngo Yesu nashimwe, ni umunsi wabo rero. Bibiliya avuga ngo ubukwe bwera bwubahwe n'abantu bose. Ndumva nifuza ngo abari muri ruteraniro dukomere Imana amashyi kuko yarinze Jacqueline na Yesu nashimwe. Haleluya. Handitse amagambo avuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Mwese muvuge ngo amen. Hepfo ku murongo wa 21 aravuga ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira imukuramo urubavu rumwe igasubiza inyama. Uwo muntu urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati uyu ni gufa ryo mu magufa yanjye nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Umurongo wa 24 ngo cyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Amen. Haleluya. Kibanza muri kiganza abazi ko abana batakoze batace muri yose barabyibore ko no bafite message yabo. Uzamuri biganza Rebi, hano senyero bakabicara. Namwe umuntu muregera aho mwicaye kure. Muri kure mbere nta kibazo ndiko muri gahunda y'umuntu w'Imana. Abandi Feti mpamvu bikoze gutera muhereke Nkubito na Jacqueline. Igihe cyose ko mugiye gusezerana muzajya mujya ahantu, mugiye mu materaniro, mugiye mu bukwe, mugiye gusenga, mugiye mu isoko mwajyanye. Avuga ngo Imana imaze kurema umuntu yema umugabo, ariko imaze kurema umugabo iza gutekereza, irareba mu bwenge bwa mu bushobozi bwayo, iza gusanga yuko umugabo ataba wenyine ahubwo akeneye umugabo. Amubonye yakoze ikivugo, aravuga ngo uyu nguyu nakara ko marani nako ko magufa yanjye, azitwa umugore kuko akuye mu mugabo. Ese akavuga ngo nicyo kizatuma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugabo we, bakabana akaramata. Hari abantu bari mu teraniro ntabwo mbazi, ariko ngize amahirwe umwuka wamishura batahura n'amaze icyo babwira, uretse ko n'abakumva nabo aya masezerano ku murongo wawo wa 25 niho ndahera. Kamere ko bireba Nkubito hano hanze ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira, ngo aryeze amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. Uko niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'umubiri wabo. Ukunda umugore we aba yikunda. Nkubito itegereza neza, ugiye kujyana usanguze mu rugo wabo ibintu byose yarabifite, yaryaga, yambaraga, mbese nawe ukuntu n'amava namuhisemo. Ibyare kwikorerwa n'ababyeyi byose barabimukoreye. Ikintu batabashe kumukorera nicyo cyakubuza kuza kumureba. Muri neza none biratubwiye ngo wowe mugabo, wowe Nkubito, uyu Jacqueline umukunde. Hangiye kuvuga humve neza, iravuze ngo umukunde nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Nkubito nyumva neza,
nguko uzakunda Jacqueline umukobwa w'abandi ntazabura amavuta yo kwisiga kandi ajyanye n'uruhu rwiwe. Ntabagura twa Suzana na twa Top n'uturi ntazo twari uyu ntayamenyera ayo ngayo. Ntazabura amavuta ajyanye n'uruhu rwiwe. Jacqueline ntazarye nabi, wowe ntabwo yaryaga nabi, urabona ukuntu aje asa. Jacqueline ntazarire, wowe ntabwo wamurizaga. Jacqueline ntuzamuhangayikishe. Jacqueline ntuzatuma aradasinzire yibaza uko ejo bizagenda. Nkubito nagusabye kandi unyumve, uyu Jacqueline umurore nk'uko uri kwirora, kuko yavuze ngo umukunde nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Iyo ngeze ahangaha nkubito, nibuka urukundo Kristo yakunze itorero, kwemera gusiga ubwiza n'icyo yari afite mu ijuru akaza mu isi, akemera kujya ku musaraba. Nguko kujye gukunda Jacqueline. Inkuba niyakubita uzitambika kugira ngo Jacqueline asigare urwi wawe, kandi aranabusa. Uyu nguyu arasanzwe ko umwamikazi, amahirwe nuko aje wawe. Genda umukunde rero nkuko Kristo yakunze itorero akageza gute akaryitangira. Nkubite muvandimwe, ibyo uri kubyumva. Hari igihe abasore baje gushyingirwa, iyo turi muri ibi bari kwitekereza ibindi ibiza kuba nijoro uko biza kugenda, amagambo turi kuvuga agasigara ahangaha. Ntabwo ari ndikubwira wowe kunda Jacqueline nkuko Kristo yakunze itorero akagenda gute akaryitangira. Kimugandukira abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ari nawe mukiza waryo. Ariko nkuko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Ebeneze kwezi ni kwashira muzanye gute bagure mwize muyikiriza va cyane. Haleluya. Aya magambo nayande na ya Jacqueline ntazumva n'abandi ngo babyumve yuko hari igihe na kimwe uyu mugabo witwa Nkubito arashima mu mutwe kubera wowe. Ato kugira ngo mbare no mugore reka manuke negere ikibugeni ninagero. Abantu baratangatanga. Ati mwana ngabwa mukiti ndakwingiza Jacqueline genda uganduke. Hari ibyateye ubungubu ngo n'uburingane n'ubwuzuzanye, ngo bajye iminsi yo gusasa no kumesa ibyaha by'abana no guteka no kugira gute. Ndi imbere y'Imana n'itoro ryayo. Oya wisubiramo ubanza nyumve. Ndi imbere y'Imana n'itoro ryayo, ndakubaza we Nkubito Jean Pierre kwemeye kubana n'uyu niyo twagira Jacqueline ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero. Uzabana nawe kuri iteko ry'Imana, umukunda, umurinda, umumara umubabaro, mumukize cyangwa mukennye, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye. Ntabwo uzifuza abandi bagore kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niba ubyemera mu kiganza cy'uburyo bw'uti ndabyemera. Mwankume amashyi y'Imana. Amagambo nk'ayo ngayo ndayabaza kandi Jacqueline niyo twizera, niyo twagira. Ndakubaza we niyo twagira Jacqueline kwemeye kubana n'uyu Nkubito Jean Pierre. Ni kibanza mure nongo ngo akubere umugabo mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe kuri iteko ry'Imana, umukunda, umurinda, umumara umubabaro, mukize cyangwa mukennye, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye. Jacqueline ntabwo uzifuza abandi bagabo kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Niba ubyemera wazamura ikiganza ngo ndabyemera. Mane mu nubundi watinze nushaka witonde uri gusabaganya ntacyo bitwaye. Jacqueline nawe ati makajereka, ariko ni umunsi wayo. Mane nuko bigenza cyangwa yakanaze n'ubugofero. Très bien. Aya masezerano rero noneho mugiye kuyivugira mwebwe ubwanyu. Turahera kuri bagufashe, turahera ayawe nayangaye. Uravuga amagambo uti jewe Nkubito Jean Pierre imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye uyu niyo twagira Jacqueline ko imbere umugore.
nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mumara umubabaro, dukurikiza, dukize, dukennye, tubaye cyangwa tutababaye, tubyaye cyangwa tutabyaye, arwaye, ari muzima, ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Ariko abantu barenye muri kumva muri kumva nese umugabo uri kuvuga ntitwumve ari muri mikrofone burazajya avuga umugore yumivuga cyane abantu babyumvira nyuma ari kuvuga. Yewe Mputu Jean Pierre iri imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye uyu Nitwagira Jacqueline ko ambera umugore. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye cyangwa tutabyaye, arwaye, ari muzima, ntabwo nzifuza abandi bagore kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa na Yesu Kristo agarutse. Yesu azadufasha. Reka dukomere Imana amashyi. Imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu, nemeye uyu Nkubito Jean Pierre ko ambera umugabo. Nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, mukunda, murinda, mukuyakuya, mumara umubabaro, dukize, dukennye, tubyaye cyangwa tutabyaye, arwaye, ari muzima, ntabwo nzifuza abandi bagabo kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Yesu azabimfashe. Nuko rero iyi mpeta nta tandukanirizo ifite, ni igisobanuro cy'uko ubuzima bwabo ari ubuzima bw'iminsi yose nk'uko twabivuze, bakazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse. Reka rero nsabe Nkubito kwambika Jacqueline impeta. Mu kwimwambika hari amagambo uvuga Jacqueline Nkubito? Twambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi tweguriye ibyanjye byose bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. Koma amashyi. Très bien. Jacqueline nawe amagambo nk'ayo ngayo kandi wowe Nkubito Jean Pierre wambitse impeta nk'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane, kandi nkagura ibyanjye byose bihamije imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu. Amen. twese dukoma amashyi. Reka bakimara kwandika. Mwami Imana yacu, turi imbere y'amaso yawe, turagushimira urukundo n'imbabazi tugirira. Turagushima uhereye kera kose Mana ko washatse ko umuntu ataba wenyine, kandi ni byiza ibyo twabibonye uyu munsi, ni ko Jacqueline bagira n'amasezerano ameza atya imbere y'Imana, imbere y'abamarayika, n'imbere y'itorero n'imiryango yabo. Natwe turabasabiye iyi ndahiro baba bagiranye, babivuga bameze nk'abakina kuko tubona n'ababivuze mu gihe cyashize, ariko turabasabiye kugira ngo bakomeze ubarinde icyabasenyera urugo, icyabasenyera urukundo. Iyi miryango yombi turayisabiye kugira ngo uyishyigikire nabo bazashyigikira abo bana. Nabo turabasabiye rero, turabasabira kugira ngo uzabaho umugisha mu rugo rwabo, abazarugenda bose bajye bagira umugisha, bahakura imbuto nziza, bajye baza kubagisha inama uko nabo barwubatse, kugira ngo n'abandi babonereho kubaka ingo zabo neza. Tubasabiye umugisha imbuto zo mu nda zabo, imirimo bazakora uzayihire muri byose. Urakoze, turagushimiye kumva no gukora byose, tubisabye Imana mu izina rya Yesu Umwami wacu. Kandi Mwami Imana yacu, so mucunguzi wacu Yesu Kristo, ubaha abavandimwe, ubaha ubutunzi, kuko isi n'ibizo byose ari ibyawe, ntibazagire icyo bakurana. Umugisha mu mbuto zo muraturamusabye,
umugisha mu mutozo umuntu turawusabye, umugisha mu kazi turawusabye, umugisha muri karitsiye turawusabye, ndetse nabo turasabye ngo bahindure umugisha kugira ngo bazajye babagana bazajye babera umugisha. Urakoze kuzabana nawe, dusabye twizeye ariko tunagushima tugukomera amashyi kuzabikora mu izina rya Yesu Kristo wacu. Ububasha mpabwa n'Imana nubwo mpabwa n'ito rya Pentecote ryo mu Rwanda, mpamije ko guhera uyu munsi Nkubito abaye umugabo wa Jacqueline, kandi Jacqueline akabaye umugore wa Nkubito. Nuko rero ab'Imana yatanije ntakazagire ubatandukanye. Nuko Imana mugenzi wanyu uyu nguyu yitwa Jacqueline, niyo twagira aje mu muryango wanyu w'abadamu, ngo ni mumwakire, niba muravuze impundu, niba murakoma amashyi simbizi, nimwakire wanyu mu muryango wanyu. Yitwa Nkubito Jean Pierre, aje mu muryango wanyu w'abagabo, ngaho rero uri mwakire uje mu muryango wanyu nkaba nk'umugabo mugenzi wanyu. Isinya hano izina ryawe. Très bien. Niyo twagira Jacqueline, nawe uzutera igikumwe hano. Igikumwe cyagura sisi. Bachaka uje ntaje twaye. Akabo karitari kazi nani karabuduka. Kabisa pima. Reka nsabe ababahagarariye nabo batambuke baze basinye. Uhagarariye Nkubito naze. Bene umukobwa nta kibazo. Reka nsabe umushumba Xavier azafashe Nkubito na Jacqueline babaye abantu b'intangarugero kandi babyerekanye. Uyu munsi batwicaje gutya kugira ngo tuyimane cyo kuvuga Imana yakoze. Itorero rya Pentecote ryo mu Rwanda muco waryo, iyo bano bantu bitwaye neza tubaha certificat y'ishimwe. Reka nsabe umushumba afashe tuyibahirize. Uzishako mu mucurangira inanga neberu y'imirya cumi. Twebwe abo waremye uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo, tuzahora tukuvuga tukwamamaza hose.
kandi ukomeze kwita kuri uwo mudugudu no kuba umugisha muri byose, icyubahiro kiri cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera biba natwe twese. Sinzi igihe nsigaje ku isi, sinzi umubare w'inyenyeri, ariko hari ikintu kimwe nzi neza 100%, nuko ngukunda. Wowe nzirigera ku munezero wanjye, umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza. Indoro yawe inkoraho ntashyikira, umva ndagukunda ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye irubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho, ndagukunda. Iyo nkozeho numva umubiri rusubijwe, nkundi yose kugasekundeba biryohera umutima wanjye. No mu bandi mba numva ishema ryanjye, ni wowe mwambaro nambara nkaberwa, kuba kure yawe niyo ndwara yanzonga. Inseko yawe inkoraho ntashyikira, ndagukunda ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye irubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho habe n'isegonda, kuko ndagukunda. Rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye urubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho, kuko ngenda Dream boy in that one, the riders monster. Sheri wafashe bugwate, sinyivuga ubu naratsinzwe, si umutima wanjye gusa na roho iberi wawe, ni wowe ubasha kunsetsa bidasabye ngo nyirigite, washima no muganwa umva amaraso atemye neza. Sinza mera nk'imfizi y'akarere, ubwo uza guhakatize nivuye inyuma bebiyo, wankuyeho yanyatsi twamenyanye ndi mu bujiji, wowe muganga wa roho sinzi icyo nakwitura. Nauza mbere Julieta, nauza mbere Julieta, nauza mbere Julieta.
Zaba Romeo, nauza mbere Julieta. Zaba Romeo, nauza mbere Julieta. Zaba Romeo, nauza mbere Julieta. Zaba Romeo, nauza mbere Julieta. Nteri ntambwe esheshatu nkugana ugatera nk'izuzu nsanga dukina gemu z'abakundana nkabona njye nawe duhuje sana mvuga jote mutije temosi uru rukundo mbona mu nzozi muri iyi si tuwe n'amamiliyari nibona jye nyine iyo udahari gatima gatuje ntazigerana gatako natoye tuzahorana kirezi kirenze ntawe nkunganya uwakumbuza namuhungabanya urukundo ndakubasigabanya abazi uko ngukunda babihamya nkeneye wowe kugira ngo mbeho udiziriyete nk'abaromewo rukundo rukumbi rwanjye Nauza mbere Julieta. Zaba Romeo, Nauza mbere Julieta. Zaba Romeo, Nauza mbere Julieta. Zaba Romeo, yo. Nauza mbere Julieta. Sheri, ni muri Julieta di Romeo. Yeah. Ni muri umwami ngeze umuheto. Yeah. Turakundana baby. Soko y'umutuzo wanje achadutanya my darling kugushira amacenga tukabana na kwishisha oh no uri mwiza ubereye urugo mu masakuze uri ngabinkingira uri indirimbo yanjye ya buri munsi mutima nukuri ntuzambabaze ma mutima nzaguhundagaza urwo nabibye mutima anything you wanna do just let me know anything you wanna see just tell me boy nahizuba ryareka kurasa ntuzigera uyoba mpari kubaho ntagufite bimeze nk'igiti kitagira amashami oh no nzagukundwa kaza nzagutuza utunganirwe nshuti yakadasohoka soko y'umutuzo wanje achadutanya my darling nawe imvi zanjye zaburuye nzibuka ko nawe uzigera aguhiga wanyibukije inzozi nziza narose kera
kuramo imiringa unege nyungu miruhande garuka wanyegera unguyaguya mutima ukuri ntuzambabazema mutima nzaguhundagaza urwo nabibye mutima anything you wanna do just let me know anything you wanna see just tell me girl nahizuba ryareka kurasa uzigera uyoba mari kubaho ntagufite bimeze igiti kitagira amashami oh no nzagukunda kaza nzagutuza utunganirwe nshuti yakadasohoka soko